mu myidagaduro nta makuru menshi arimo ahari n'ubundi ni bya bindi nta gishya ariko nimwe mu nkuru zibabaje. Ngugi wa Thiong'o Ngugi wa Thiong'o abantu bize ubuvanganzo baramuzi. Njyewe nageze aho ngira ngo ashobora kuba ari nk'umwarimu twigisha aho ngaho ku kigo kubera gusoma integanya nyigisho ze kubera ukuntu twamwigaga cyane. Ngugi wa Thiong'o watwibutsa nk'igitabo cye se? Harimo kino gitabo cyitwa Wipe Not Child. Ndatekereza nicyo gitabo cya mbere yahereyeho. Yaje kwandika ikindi gitabo The River Between na kimwe bitabo byigwa cyane kugeza uyu munsi. Ngugi wa Thiong'o rwose yanditse ibitabo bitandukanye cyane. Harimo cyo wari umaze kukivuga Wipe Not Child. The First nicyo gitabo yanditse cya mbere rwose. Urumva akaba yaranditse ibindi The River Between wari uyivuze harya? The River Between na kimwe bitabo byigwa cyane cyane. Akaba yaranditse A Grain of Wheat. A Grain of Wheat yanditse Devils on the Cross. Ni byinshi pe. Arangira andika ibindi bijyanye na Decolonizing the Mind. Aho batwiciye nawe sha. Uyu mwanditsi rero w'umunyakenya wubatse izina ku ruhando mpuzamahanga. Ngugi wa Thiong'o yitabye Imana ku munsi w'ejo tariki 28 Gicurasi. Ngira ngo abantu bize ibijyanye n'ubuvanganzo ubwo ni literature ku mugabane wa Afrika cyangwa no mwisi, ahubwo by'umwihariko ku mugabane wa Afrika. Uyu mugabane w'umunyafrika wa mbere wanditse igitabo yarabafashije kabisa. wa mbere cya gitabo The Wipe nicyo cya mbere yanditse, kubera yuko uyu mugabo turi kuvuga Ngugi wa Thiong'o yavutse ku itariki 5 z'ukwa mbere umwaka w'igihumbi 1938 avukira ahitwa Limuru muri Kenya. Akaba yarabaye umwanditsi rwose w'ibitabo ndetse n'ibindi bitandukanye bigendanye byose n'ubuvanganzo. Ku myaka rero 87 na makuru yatangajwe n'umukobwa we Wanjiku wa Ngugi binyujije ku rukuta rwe rwa Facebook. Yavuze ko andi makuru aza gutangazwa ndetse akamenyekanishwa n'umuvugizi w'umuryango wabo Nducu wa Ngugi. Yagize ati tubabajwe cyane no kubabikira urupfu rwa data kuri wa gatatu, ubwo ni ku munsi w'ejo mu gitondo nibwo inkuru yamenyekanye cyane. Uretse rero ibitabo yagiye yandika nahoze mbona ubuzima bwiwe n'amateka byagiye bigarukwaho. Uyu mugabo yakuriye muri Kenya mu gihe cy'abakoloni. Hari kera mu gihe cy'abongereza, ku bukoloni bw'abongereza. Ibintu byagize n'uruhare mu gukura nyine bya bitabo ari kuvuga. byinshi bishingiye ku byo bitekerezo byo kwigobotora agashaka buhaki. Yize muri kaminuza ya Makerere i Kampala muri Uganda mbere yo gukomereza muri kaminuza ya Leeds mu Bwongereza. Mu 1964 yasohoye igitabo cye cya mbere aricyo cya kindi yise Wipe Not Child. Urumva afite imyaka 26. Iki gitabo cyabaye icya mbere cyanditswe n'umuntu wo ku mugabane wa Afrika y'Iburasirazuba mu Cyongereza. Kora ko yatangiye n'ubundi yandika mu Cyongereza ariko nyuma aza no kubishyira mu kwandika mu Gikuyu. Mu Gikuyu hari n'ibitabo nagiye mbona yagiye ahindura byinshi. Hari nk'ikitwa Ngahika Ndenda. Nshobora kumbisomye nabi ariko muri English bivuga I will marry when I want. Nzashaka igihe nzashakira. Urumva it makes a lot of sense. Yanditse ibitabo byinshi ahagana mu mwaka w'igihumbi 1977. Yanga gifatanyije na Ngugi wa Mil. Ni byinshi, amateka ye ni maremare, ntago twagenda tuyavuga ko yaje no kuba umwarimu ageraho ajya kwigisha mu kaminuza atandukanye. Yigishije nko muri Yale, kaminuza ya Yale na kaminuza ya California na New York University yigishijeyo, ndetse na Irvine naho yigishijeyo. Urona yuko rero n'umugabo Afrika izahora ikumbura, ariko buri muhanzi ntapfa arasinzira kuko ibitabo twabyigiyemo tutanamuza amaso ku maso dusoma gutya gusa. Nakubiye ko ari kandi ufite umwarimu atwigishaga English and Literature. Nyine yaramutwigishije ku buryo utangira kwibaza ariko uyu mwarimu ashobora kuba ari we wanditse ibi bitabo akaba ashaka ko tubimenya cyane. Nubwo umugabo atigeze ahabwa
igihembo cya Nobel Prize. uzi impamvu atagihawe se? rega biriya bihembo ntabwo ni politiki, ni ibikoresho nyine bya politiki, babikiguha bitewe n'izindi nyungu zindi bagutegerejeho cyangwa icyo bagushakamo kugira ngo ube nk'igikoresho. urebye ibitabo bye uko yandika nuko aba arimo gucyurira bagashaka buhake, biragoye ko waza kwitura umuntu uri kukuvuga nabi. yego, uyu mugabo rero nk'uko yamaze kubibwira nubwo atigeze ahabwa igihembo cya Nobel Prize mu buvanganzo, gusa yari ku rutonde. umaze kumva impamvu Clement amaze kugusonera imwe mu mpamvu ari ku rutonde yaruhoze abona kira na kare. uyu mugabo rero azahora ari nk'ishusho niko navuga mu buvanganzo bwa Afurika, ariko by'umwihariko mu guharanira ubwigenge no kwibohora kw'abanyafurika. mu Rwanda ubuvanganzo buriya twabutangiye kera, nuko wenda bwari ubuvanganzo nyemvugo, kuko turebye nko mu gihe Nyirarumaga yabereyeho tukareba biriya bisigo baturaga umwami, basigaga bagatura umwami, kuntu babigendaga babihererekanya babifata mu mutwe, kubera ko kwandika byari bitaraza. wakwibaza ngo kiriya gihe noneho bari abanyarwanda bari abahanga, ugasanga umuntu yafashe mu mutwe ikintu cy'amapaje 30 arakivuga adategwa kuva ku ijambo rya mbere kugera ku rya nyuma, akazakikwigisha nawe ukagitora ukazagisigarana, gutyo bikaba uruhererekane. Marina rero nawe tugarutse mu myidagaduro hano mu gihugu, urabizi mu minsi ishize ngeze kubwira ikibazo afitanye na Khalfan, na mito ngeze kubikomozaho kugeza ubu ngubu. yamaze gusaba navuga ngo ni imbabazi, ashyiraho umucyo ku byo batari bumvikanye. urumva hari ijambo ngewe mbona riba rigize, kuko urumva mvuga ngo yashyizeho umucyo koko ukumva koko no umucyo. Okay, mu magambo make Marina yemeye kandi asaba imbabazi Khalfan nkuko Inyarwanda yabitangaje. ibyo yamushinjaga byose yasanze bifiteho bifasha. urumva nimba barakoranye indirimbo bakemeranya promotion ibintu nk'ibyo bagahana igihe runaka ntabikurikize, arabyemera akumva ko still arumva ko muri we ntacyo byari bitwaye, ariko nimba byarabangamiye umuhanzi bafatanyije gukora ibindi bihangano. kandi si n'ubwa mbere Marina bakoranye na Khalfan, hari n'indirimbo bigeze gukorana nziza Marina akiri kuzamuka muri kariyeri. urumva rero ni byiza kubana n'abantu bose amahoro. Ntekereza ko icyo Marina nawe yifuzaga hamwe na rebo yabo ngo bagarira yose ntabwo uzi azera nazarumba. naho Prince Keys akomeje gushimira Bruce Melody. Bruce Melody aramushimira cyane. Anyway, Bruce Melody ni umwe mu bantu bakomeje gufata impano zikizamuka. nabonye na Jose Chameleone avuga ati ngende umufana we. Prince Keys aramushimira avuga ati nakomanze ahantu henshi, nageze ahantu henshi, ariko hari ikintu wambonyemo umamahirwe uranyizera, none u Rwanda ndetse n'isi izina ryanjye bararizi. kugeza uyu munsi rero uyu musore nawe nigeze kubwira ko yinjiye mu buhanzi, kuko yavuze ko ari nacyo kintu yaje undi agamije. hari igihe uza ugasanga ibyo ushaka n'ibihari ukabufasha ibyo ubonye mu gihe utegereje ko ibyo ushaka biboneka. indirimbo rero indirimbo instrument yatunganyijwe na Compressor muri 155 AM. Keys nawe afite studio yiwe yise Hybrid. aravuga ati ni nabyiza ko nikorera naga menya amasezerano yenda kurangira hari nyirizina, kuko yavuze ko 155 yamugaragaje ikizere cyo kwimukeneye, ariko we afite studio yiwe nawe ashaka kwikora ku giti cye. akavuga ati wenda Compressor no mu producer mushyashya muri 155 AM, akavuga ati nawe yaboneraho akamenyekana. andi makuru rero meza, ngiye no mutipe nago namuherukaga Nasoni. ndamwita umutipe ariko no mugabo no muntu nakuze numva nubaha cyane. indirimbo zirimo abisi zindirimbo zirimo undwaza umutima, indirimbo nyinshi kandi ziwe nziza zagiye zikundwa mu bihe bya 2010 gutyo. aravuga ko agarukanye extended playlist izagaragaraho Platini Nemeye wahoze mu itsinda rya Dream Boys na uyu nguyu Papa Cyangwe. indirimbo zatunganyijwe n'abantu batandukanye, gusa nyine yavuze ati kabisa munyitege ndagarutse, kandi ni umuziki uzavanga generation zose zabi zatambutse yaba n'izubu. amakuru ni menshi ariko ayo y'ingenzi twaba turebye ayo ngayo byaka mu kanya turaze tureba no mu mikino, turaza no kwitaba ku murongo wa telefone tugana ku